Mwaramutse neza, tugiye kubagezaho ikiganiro nyuma y'uko Pamphile atanze ikiganiro avuga kuri Rutanga rw'amaboko, agaragaza ibiganiro uyu mvuze bwa nyuma yajyaga acisha kuri radiyo ubuntu butangaje, kiri muri muvanse y'abakristo. Muzi abantu bajyaga bacaho bavuga ngo ni kubaho niwe. Ndumva hari igitabo n'ubundi cyagiye kigaragaza imyizerere yabo. None rero Pamphile uyu tuzi cyane mu ivugabutumwa rya gikristo akagaragaza ati Rutanga rw'amaboko kuva yari ari muri biriya bintu hari imyuka mibi buriya yari yaramufashe na mbere hose. Imyuka mibi igeza noneho aho imukuye mu bukristo imujyana mu bupfumu. Ati kiriya kintu rero arimo gukora ni ubutekamutwe. Dutangiye ikiganiro tugira tuti turye imyungu dusibe ibamba. Harya si uko nguko babivuga? Good. Ni ukuvuga ko tugiye kuvuga rero kuri ibyo bintu byose byavuzwe. Ibyo bintu byose byavuzwe kuri Rutanga rw'amaboko. Ntabwo dushinzwe kumwamamaza, ntabwo dushinzwe kumushyigikira, ariko turi bamwe bigeze no gutanga ibiganiro bashyira mu ndimi z'amahanga imboni, duciye mu mboni ze, ibiganiro yabaga yakoze, uburyo asobanura Imana, tukerekana yuko ari uburyo buri universel, uburyo burenze ubumana bwa peuple, bw'abantu bamwe gusa bihariye, ariko nabyo biba byubakiye ku muco nyarwanda nyirizina. Rutanga rw'amaboko rero ni umupfumu ubyemera. Twe rero icyo twasobanuye muri filozofi twigisha hano kuri runo rubuga, dusobanura ibijyanye na filozofi ya Spinoza. None ubu tugiye kwerekana uburyo iyo filozofi ya Spinoza yerekana Imana neza neza. Ibi rero ntago tugiye kubikora nk'ikiganiro twari dusanzwe dukora, ahubwo turifashisha n'undi mwanditsi wo bita Platon, ni umugereki wo mu myaka nka 600 mbere ya kino kibariro cyangwa mbere ya Yesu Kristo. Urebye rero abantu bo mu madini baba bafite ubwoba, ngo kanaka aratuvamo. Ubwo bwoba bugirwa n'abayobozi b'idini, bugirwa n'ubuyobozi bw'idini, usanga n'abayoboke ubwabo babugendana. Yakumva agiye gutekereza ngo ashyire agatima impembero, akagira ubwoba ati abandi baramfata gute nimba ntitwaye nkabo, abandi baramfata gute, kugeza n'ahagira ati Imana iramfata nk'aho ndimo kuyigambanira. Ese koko mu ijuru hashobora kuba hari Imana itinya ko Satani yayitera kudeta? Ese hari Imana mu ijuru itinya ko Satani yayitwara abayoboke? Imana igira ishyari, Imana yivugira ko ifuha, Imana yivugira yuko ihana abana kugeza ku gisekuruza cya kangahe rwose ikabyivugira? Iyo Mana ni Imana koko nyirizina, cyangwa ni ibitekerezo by'abantu biyandikiye bakabiprojectinga, bakabishyira hanze yabo, bakabizamura mu ijuru? Good. Amadini rero muri ubwo bwoba bwayo, iyo umuntu agiye hanze noneho abanza kuba umuyobe, nyuma akaba umwanzi, nyuma akaba yasunikirwa no mu rupfu. Amadini menshi niko yagiye abikora, twagiye tubiganiraho, kandi niyo tutabiganiraho kuri iyi shene mwabibona n'ahandi. Si ibintu byakorewe mu mwijima, ni n'ibintu mubamo mu madini yanyu, mu myizerere yanyu. Noneho icyabaye kuri Rutanga rw'amaboko kiri kumubaho giciye ku muntu umwe, kuko ntabwo ari abantu benshi cyane bafite iyo myumvire kuri we, kuko amaze kwidemarika. Ni nk'icyabaye kuri wa mufilozofi wavuye mu buvumo. Platon yanditse icyo bita dialectique, yandika ukuntu umuntu ashobora kuva mu bujiji, mu bubata, akajya hanze. Yatanze icyo bita mythe de la caverne. Muri mythe de la caverne, mu gitabo cyo bita
politeia mu rurimi rwe cyangwa bivuga repubulike, yagaragajemo ko hari abantu bari bafungiye mu kuzimu mu mwobo kandi bateye umugongo urwinjiriro rw'umwobo nko mu buvumo. Izuba rero hanze ryakubitaga ibicucucucu by'abantu banyura hanze n'ibicucucucu by'ibiti byose bikaza ku rukuta rwa bwa buvumo. Ariko mo mu buvumo abantu bari baboshye, bakajya bareba ku rukuta rwo mu buvumo bakabona ibiti bigenda, bakabona abantu banyuraho bagenda bavugana, bakavuga bati byanze bikunze bariya tubonye nibo bantu. Bakabona inka ziciyeho ati ziriya nizo nka, kandi barimo kureba ibicucucucu. Ariko umufilozofe we arareba ati nawe yabanje kumera nkabo, ariko noneho avuga ati bino bintu ubanza hari ahantu twibeshyeye byanze bikunze. Yakoze uburyo bwose, agenda arwana aza kuzamuka muri bwa buvumo. Ageze hanze kureba mu zuba byonyine bikabanza bikamumerera nabi, akarwara amaso. Nyuma ajya kubona inka iciyeho, ajya kubona ihene iciyeho, aravuga ati bya bintu twitaga inka burya mu buvumo ntabwo byari byo, ibintu twitaga ihene ntabwo byari byo. Icyo kintu turacyumva. Icyo kintu cyabaye ku mufilozofe. Umufilozofe aza kumanuka muri bwa buvumo, ngaje kugira gute, ngaje kubwira abandi uko ibintu bimeze. Arabatekereza bati burya ikintu twita inka ntago ariyo, ikintu twita inkoko ntago ariyo, twe twibonera ibicucucucu gusa. Ukuri kuba hariya hejuru, mureke tuzamuke. Abandi bati ngaho tuhambure gake, noneho natwe tugukurikire tujye kureba. Arabahambuye, baramufashe barakupita. Wowe uradukura mu kuri, fata urushyi. Uradukura mu kuri, fata umugeri. Uradukura mu kuri, baramuzirika. Icyo kintu uracyumva. Ubwo ngiye nongeramo akantu kugira ngo mugende mubyumva neza. Ariko nuko shema iteye, kuzamuka rero ukareba realite ukiri, bibabaza abandi cyane, kuko bibereka vide, emptiness, bibereka hopelessness, bibereka ko biringiye ibintu bidahari. Nicyo kintu Pamphile arimo gusunikira Rutanga rw'amaboko ngo yiyumve gutyo, ariko we yarangije kwidemarika. Ubwo tuvuye rero kuri Platon, turagaragaza Imana muri rusange. Ya Mana Mugabo John ajya asobanura muri biganiro bye, ajya akora n'ibiganiro na Rutanga rw'amaboko. Iyo Mana rero tuvuga uko ari isoko y'ibiriho byose, ni isoko idahagararirwa n'idini, isoko idahagararirwa n'umuntu. Umugabo Rutanga rw'amaboko akubwiye ngo iyo Mana ndayihagarariye, ni njyewe inyuzaho ubutumwa kugira ngo ibwire abantu, uzavuga uti dore umutekamutwe. Nakubwira ati munyuzeho amasengesho, munyuzeho ibyifuzo byanyu, ubwo ni ubutekamutwe. Si we gusa, n'undi uzabyumvana. Ikibazo rero nuko nawe ushobora kwisanga mu bantu bameze gutyo. We Pamphile n'abandi bose bari mu madini, mu buyobozi bwabo, baba bashaka buri gihe guhagararira Imana, nk'aho Imana iri ku ruhande ikaba ifite abavugizi. Ariko Imana idutemberamo twese, Imana itembera mu bintu byose, kuko niyo kamere ibaho yonyine. Kamere ibaho yonyine ni kamere Mana, kandi ni kamere itagira itangiriro, ni kamere itagira iherezo, ni kamere itagira amahame, ni kamere itayobokwa, kuko hanze yayo nta kindi gihari. Kurangwa n'ubwoba rero ni ibigaragaza yuko utaratahura kamere yawe, utaratahura kamere Mana mu by'ukuri. Ushobora guhanura bigasohora, ushobora kwigisha abantu bagafashwa, ariko igihe ubana n'ubwoba ni ukugaragaza yuko niyo Mana burya utarayakira. Kuko Spinoza hari icyo yita la quiétude, la béatitude, ni ibyishimo bigaragaza ko wakiriye kamere, kubera yuko wakiriye ibintu uko biri. Icyo yise amor intellectualis dei.
ibyo bintu rero hari n'abantu bamwe baba mu nsengero usanga bafite ibintu bijya gusa nk'ibyo, biyakiriye bakiriye ibintu uko biri, ariko iri Sophie kumwereka gusa ko hari abandi bose babivuyemo ko asigaye wenyine. Ese ufashe umukristo, ufashe umukatolika, ufashe umuyisilamu, ufashe umurokore, ukamubwira ngo abandi bose babiretse, bino bintu ni wowe wenyine ubisigayemo, ibyo bintu yabikomeza? Ahubwo yavuga ati ndashaka kujya aho abandi bose bagiye, ndashaka kujya aho abandi bose bagiye, ndashaka kujya aho abandi b'inyangamugayo bagiye. Buriya nibo bafite ukuri, kubera yuko abantu muri kamere yabo basigaranye ikintu cyabaga mu bantu kera bose bakiri abanyeshyamba, abapepure primitifu bose. Abantu bageraga ubwoba bwo kugenda bonyine, kuko baba bazi ko kugenda wenyine uhura n'intare, kugenda wenyine uhura n'ingwe n'impyisi, dangers zari nyinshi, ariko groupe igaprotectinga. Ubu rero umufilozofe aba agenda hanze ya groupe, kuko yifesinga, agafesinga ubwoba bwe, agafesinga ubwoba bwa groupe, bwa community. Twizere yuko rero u Rwanda na Afurika n'ibindi bihugu byari byaragiye mu manga y'amadini, mu manga y'inzangano, ibyo byose abantu bazagenda babohoka gake gake bitewe na initiative zo kumenya. Tuyoboke kumenya kurusha kuyoboka ubuyoboke gusa. Murakoze, musangiza abandi bino biganiro byiza kugira ngo bibagereho. Dusoje aribwo twivuze Peter Claver Rurangwa, dusangira filozofiya kugira ngo tumenye kamere yacu, tutabare sosiyete, ariko tutabikoranye ubwoba, bitewe nuko mu kumenya ntago habamo ubwoba, habamo gutangarira ibiriho no kwishimira kubimenya.